Dawidi aravuga ngo se uwo muntu yaba ari muri iki gihugu? Aramubwira ngo mwami nyagasani, uwo muntu ni wowe. Imana ibaha ubwenge mu izina rya Yesu. Ariko muzamura ikiganza muvuge ngo Imana iduha ubwenge mu izina rya Yesu. Akimara kubimubwira, Dawidi yarazima amenya yuko Imana iyibabaye, Imana irica. Avuga ngo wa Mana we, ndabizi iyo wababaye urica, ariko mbere yuko unyica wanyemerera nkabanza kugira icyo avugana nawe. Abwira Imana ngo wa Mana we, wibuka ko ari wowe wankuye mu ishyamba ukangira umwami wa Isiraheli. Wa Mana we, wibuka yuko ari wowe wantoraguye ukampa ijambo ntari mfite ijambo. Abwira Imana aravuga ngo wa Mana we. Merekera aho ngaho, reka dusome no muri Samweli wa kabiri ibice 9 murongo wa 3. Reka nsome murongo wa 3 n'uw'9. Umwami aramubaza ati, harya ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati, haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Umugaye. Murongo w'9. Umwami aherako ahamagara Siba umugaragu wa Sawuli, aramubwira ati, ibyari ibya Sawuli n'ibyabo mu nzu ye byose mbigabiye mwene shobuja, kandi wowe n'abahungu bawe n'abagaragu bawe muzajye mumuhingira imirima ye, usarura imyaka kugira ngo mwene shobuja abone ibimutunga. Ariko Mefibosheti mwene shobuja azajya arira ku meza yanjye iteka. Kandi Siba yari afite abahungu 15 n'abagaragu 20. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dukomere ijambo ry'Imana mu mashyi. Tugiye kuganira ku ijambo Imana yampaye ngo mbabwire, rivuga ngo umwami agiye kubavuganira mucyumiwe. Umwami agiye kubavuganira ukiri mu kumiro. Mufate mu kiganza umubwire ngo umwami akuvuganire ucyumiwe, wabuze inzira, wabuze uko byagenda. Umuntu ubyakiriye natere haleluya. Umwami akuvuganire ucyumiwe. Bibiliya ivuze ngo iki? Uyu mugabo witwa Dawidi, papa wiwe yitwa Yesaya, yamubyaye ku buryo kera bavugaga ngo ni ikinyenda. Dawidi akimara gukura bamujyana mu ishyamba, avayo, iby'Imana yamuvuzeho birasohora, aba umwami. Igihe kiragera kuri ririya jambo twasomye muri Zaburi 32 umurongo wa 1. Akimara kuba umwami, Bibiliya iravuga ngo Abisiraheli baratabara ku rugamba. Batabaye ku rugamba, Dawidi asigara mu rugo kubera yari umwami. Aravuga ngo natabaraga nkiri mu ishyamba, noneho maze kubera umwami ngomba kuzajya nkomandinga abandi bakagenda, njyewe ngasigara mu rugo. Akimara gusigara mu rugo, ntabwo ari cyo cyabaye icyaha, ahubwo ngo anezerwa abandi bari ku rugamba, bandi barimo baranasana, ariko Dawidi we aranezerwa. Aratembera muri jaride. Akimara gutembera, yurira igipangu, arimo agenda hejuru, ngo abona muka Uriya urimo woga, yogera mu mbuga. Icyaha si ukumureba kuko amaso abereyeho kureba,
kandi yari yogeye ku mugaragaro, aramubona. Arangije asubira mu rugo. Akimara gusubira mu rugo, mbere y'uko icyaha kibaho, ubanza kujya ugenda ugisatira buhoro 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 buhoro, kugeza ubwo uzasanga wakiguyemo. Amutumizaho. Amaze kumutumizaho, bararyamana. Bakimara kuryamana, noneho ashaka uburyo icyo cyaha yagihisha, ashaka uburyo yagitwerera abandi. Hari uburyo umuntu akora icyaha noneho akajya abyegeka ku bandi. Arangije ahamagaza uwitwa Uriya. Arangije aramubwira ngo, Uriya, ndagira ngo umbwire amakuru yo ku rugamba. Ese amakuru yo ku rugamba bimeze gute? Uriya aramubwira ngo, urugamba ruraho rurakomeje. Aramubwira ngo, rero ndashaka kuguha konji ugataha ukajya mu rugo iwawe. Uriya arabyumva. Akimara kubyumva ariko ntiyaza. Dawidi arabimenya, arongera amutumaho, yamubwira ngo, ndashaka kuguha konji ukajya mu rugo iwawe. Kuko yari yaryamanye n'umudamu wiwe, agatekereza ko yamuteye inda. Yashaka guhereza umugabo wa konji kugira ngo bazabiburizemo. Arongera amutumaho bwa gatatu. Amutumishaho bwa gatatu, Uriya araza. Akimara kuza, agera ku marembo. Uriya ntabwo yari umwisiraheli, Uriya yari umunyamahanga. Ariko rimwe mu mwaka, uko umwaka wajyaga kurangira, bafataga umuntu umwe witwaye neza mu banyamahanga, bakamushyira mu bisiraheli, ariko bakagirana isezerano yuko nibatabara azatabarana nabo. Arangije Uriya ari aho ngaho ageze ku marembo, yibuka isezerano yagiranye n'ubwoko bwa Isiraheli. Arongera asubirayo. Akimara gusubirayo, Dawidi biramubabaza cyane. Arangije amutumaho, amwandikira urwandiko. Aramubwira ngo, uru rwandiko nkwandikiye ugenda uruhereza umukuru w'ingabo uyoboye. Aragenda ararumuhereza. Akimara kurumuhereza, umukuru w'ingabo ngarusomye, arebye uburyo rwanditseho, rwari rwanditsweho ngo, uyu Uriya umushoreho urugamba ruri, aho urugamba rushyushye, bigeze nimugoroba mu saa 12. Namaze kumenya ko Uriya atakiriho. Arangije uyu mukuru w'abasirikare ngarababara, kuko yarazi Uriya umwete yagiraga. Ariko kubera byavuzwe n'umuyobozi, arabikora. Amushoye imbere, urugamba rurashyuha. Uriya baramurasa, arapfa. Akimara gupfa, babwira umwami ko Uriya yapfuye. Ariko Imana irababara. Imana ikibabara, yohereza umuhanuzi. Aragenda aramubwira ngo, mwami, hariho umuntu wari ufite intama, ari umukire, aturanye n'umukene. Ariko uwo mukene yari afite agatama kamwe. Abonye abashyitsi, afata ka gatama k'umukene. Arangije aramubwira, ako gatama k'umukene akazimanira abashyitsi. Dawidi aravuga ngo, se uwo muntu yaba ari muri iki gihugu? Aramubwira ngo, mwami nyagasani, uwo muntu ni wowe. Imana ibaha ubwenge mu izina rya Yesu. Ariko muzamure ikiganza muvuge ngo, Imana iduha ubwenge mu izina rya Yesu. Akimara kubimubwira, Dawidi yarazima, amenya yuko Imana iyo ibabaye, Imana irica. Aravuga ngo, wa Mana we, ndabizi iyo wababaye urica. Ariko mbere yuko unyica, wanyemerera nkabanza kugira icyo mvugana nawe.
abwira Imana ngo wa Mana we, wibuka ko ari wowe wankuye mu ishyamba ukangira umwami wa Isiraheli. Wa Mana we, wibuka yuko ari wowe wantoraguye ukampa ijambo ntari mfite ijambo. Abwira Imana aravuga ngo wa Mana we, wa Mana we, ese waruzi abaririmbyi ba Asafu 4,000 bakuririmbira? Ati ndabazi. None se waruzi umuntu bahemba? Ati ndamuzi. Ati ninde? Ati ni wowe. Arangije abwira Imana avuga ngo wa Mana we, ese ko natumijeho ibiti by'imyera nshaka kuzakubakira inzu, nkagukura mu ihema nkakubakira inzu, ese uramutse unyishe ninde muntu uzakubakira inzu? Muri iri teraniro ujye ugira urwibutso imbere y'Imana, ujye ugira urwibutso imbere y'Imana. Wagera mu makuba, wagera aho bikomeye, ukabwira urwibutso, ukagira urwibutso imbere y'Imana. Avuga ngo wa Mana we, uramutse unyishe, abantu bagira ngo imbabazi zawe zaragushiranye. Arakomeza aravuga ngo wa Mana we, nuramukumbabariye ukangirira imbabazi, imbabazi uzangirira nzazibwira abantu bariho, nzazibwira nabo mu gihe kizagira gute? Ariko duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Arangije avuga ngo nuramukumbabariye nzabibwira abantu bariho, nzabibwira nabo mu gihe kiza. Imana ibyumvishe yumva imbabazi. Yandikira Zaburi 32 aravuga ngo imbabazi zawe zatwikiriye ibyaha byanjye. Abantu muri iri teraniro, imbabazi z'Imana zatwikiriye ibyaha byabo, bakaba babyizera. Bahaguruke batere haleluya, tere haleluya. Abantu babyizera, narivuze abantu babyizera ko imbabazi z'Imana zatwikiriye ibyaha byadukomera Imana yacu mu mashyi. Arangije Dawidi agirirwa imbabazi n'Imana. Izo mbabazi nawe igihe kiragera arakomeza. Ijambo twasomye, ubundi iyo ugiriwe imbabazi n'Imana, Imana ibigira ngo nawe uzereke abandi bantu imbabazi. Uzamura umuntu uri hasi, nawe uri hejuru yawe agira gute? Akuzamure. Bibiliya yavuze ngo Dawidi arangije arabaza ngo ese mu muryango wa kwa Sawuli, ese ntawasigaye ngo mwereke imbabazi z'Imana? Ese nawe ukiriho muri iri teraniro? Hari abantu Imana igiye kwereka imbabazi zayo. Hari abantu Imana igiye kwereka imbabazi. Hari abantu babiri, hari ababyeyi uyu mwaka utararangira, uku kwezi kwa 12, hari abantu Imana igiye kugaragariza imbabazi. Abantu babyumvishe bazamure haleluya. Ongera cyane haleluya. Arangije avuga ngo se ntawe ukiriho wo mu muryango wa Sawuli ngo mwereke imbabazi z'Imana? Kuko yagiriwe imbabazi, imbabazi yagiriwe arashaka kuzigaragariza mu bantu. Avuga ngo se mu muryango wa Sawuli ntawe ukiriho nakwereka imbabazi z'Imana. Kubera iki yavuze imbabazi z'Imana? Imbabazi z'abantu zigira aho zigarukira, ariko imbabazi z'Imana ntabwo zigira gitangira. Imbabazi z'Imana ntabwo zigira gitangira, zigera kure. Iz'abantu aho zirangiriye. Imbaraga z'Imana, muhereze Imana icyubahiro, hereza Imana icyubahiro. Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu. Oh, ukitazama milima, ukiona ile ibumbwa, Mungu wetu wa ajabu. Duheze Imana icyubahiro, haleluya.
arangije ngo aramureba, akimara kumureba avuga ngo se nta muntu ukiriho mu muryango wa Sawuli. Wivuga ngo abantu barakwibagiwe, wivuga ngo ntibagusura, ariko y'ijuru ryakwibutse n'abantu barakwibuka bakaguhamagara bakakugenderera. dukomere Imana yacu mu mashyi. uyu mugoroba ndagusengeye, ndaguhanuriye, ijuru rikwibuke mu izina rya Yesu. duhereze Imana icyubahiro. ese ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? uyu Siba yari yarasigaye, papa we yarapfuye na sekuru bamujyana i Lodebari, iyo kwa Makini, iyo ngiyo kwa Ntajambo, iyo ngiyo yaribagiranye. ariko igitondo kimwe nasomye ijambo riravuga ngo ari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. ndumva Imana imbwira ngo hari ijoro Imana ije gukuraho ku basenze, hari ijoro. duhereze Imana icyubahiro. ijoro nubwo ryaba rirerire ariko rijya rigeraho rikavaho. arangije haravuga ngo se ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mwereke imbabazi z'Imana. wahuye n'abantu ntibakwereka imbabazi, ariko hari imbabazi z'Imana zigiye kugusanganira uyu mugoroba. hari imbabazi z'Imana zigiye kuza ku buzima bwawe, hari imbabazi z'Imana zigiye kuza ku mibereho ya. arangije uwitwa Siba wari warafashe imitungo ye, wari waragiye mu mitungo y'iwabo. arangije bamubajije aravuga ngo arahari, ariko aremaye ibirenge, ari i Lodebari, iyo kwa Makini, Ntajambo aracumbagira. ariko ndagira ngo mbabwire ngo nubwo bagusebeje bararushwa n'ubusa, iby'Imana igiye gukora igiye kubikora. nta waburizamo icyo Imana yagambiriye. munyeganyeza cyane mubwire ngo icyo Imana yagambiriye, mubwire ngo nta wakiburizamo, mubwire ngo nta wakiburizamo. babyange babyemere, icyo Imana yagambiriye uyu mugoroba, Imana yagambiriye kukugirira neza uyu mugoroba, Imana yagambiriye kugutabara uyu mugoroba. duhereze Imana icyubahiro, duhereze Imana icyubahiro. zamura amaboko yawe, uhereze Imana icyubahiro, heza Imana icyubahiro. haleluya uyu mugoroba, haleluya. ndagira ngo nkubwire ngo aho wicaye n'ubuzima ubayemo ntabwo ari bwo wahozemo, ntabwo ariho. aho ugeze ntabwo ariho wahoze, kandi aho ngaho ndagutangariza ngo ntabwo ariho uzaguma. Imana ije kukwigiza imbere, Imana ije kukwigiza imbere. iyagukuye hariya iracyakomeje. tuyikomere mu mashyi cyane kandi haleluya. wanyikirije haleluya. Imana irambwiye ngo itanze Noheli n'ubunani muri uyu materaniro. wabyakiriye cyane ukavuga ngo haleluya. arangije Imana imutuma iramubwira ngo arahari, ariko aremaye ibirenge. aremaye ibirenge ntabwo yize. iyo abantu bagusobanura, aragusobanura akagerekaho ngo ariko ntashoboye. ariko reka mvuge iri jambo, Imana ibyo bavuze ibitesheje agaciro, ahubwo ni wowe wari ukenewe, ni wowe wari ukenewe uyu mugoroba, ni wowe wari ukenewe. Imana ikeneye umuntu wari ubabaye, Imana ikeneye uwari ushonje ngo imugaburire, Imana ikeneye uwari wambaye ubusa ngo imwambike, Imana ikeneye utari ufite shinge
ariko mwahereje Imana icyubahiro. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Arangije ngo amutumaho. Akimara kumutumaho avuga ngo uwo nguwo, uwo muvuga ngo ari Lodebari iyo kwa Makini, mugende mumuzane. Ndagira nkubwire ngo Imana igutumyeho mu izina rya Yesu. Imana igutumyeho mu izina rya Yesu. Imana igutumyeho uyu mugoroba. Imana iguhaye ubuntu, ubuntu buguhuza n'abantu, abantu baguha icyo wari ukeneye. Dukomere Imana yacu mu mashyi. Uyu mugoroba Imana iguha ubuntu, ubuntu buguha abantu, abantu baguha icyo wari ukeneye mu izina. Dukomere Imana mu mashyi. Arangije amutumaho avuga ngo uwo nguwo usuzuguritse, uwo nguwo udafite ijambo, uwo nguwo udafite agaciro, mugende mumuzane. Nta hantu haba Imana itagukura, nta buzima bubi Imana itagukuramo. Ubuzima bwose wabubayemo Imana irabishoboye. Imana irabishoboye. Uku kwezi kwa 12 kutari kwarangira, Imana irabishoboye. Yahindura amateka. Imana irabishoboye. Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, tuyikomere mu mashyi. Irashoboye, irabishoboye. Amutumaho, mugende mujye kumuza, mugende mujye kumuzana. Ubundi ibintu byinshi dusengera biri mu bantu, ariko iyo wasenze Imana, Imana iguha ubuntu, ubuntu bukaguha abantu, abantu bakaguha ibyo wari urimo gusaba Imana. Hanyuma ejo ukazashima Imana uvuga ngo cya kindi Imana yaragikoze, cya kindi Imana yaragikoze, cya kindi Imana yaragikoze. Duhereze Imana icyubahiro. Arangije amutumaho. Akimara kumutumaho baraza. Imana igutumyeho ntawabihagarika, ntawabihagarika, ntawabyica. Bagiye bica ibyabo, ariko iby'Imana ituikoze ntawabyica ngo abishobore. Harangije amutumaho, uwo ngo mujye kumuzana. Yambaye ibikabutura, yambaye ibibote, ibintu byacitse, hatazwi, yaribagiranye, yicaye i Lodebari iyo ngiyo kwa Makini. Hagiye kubona amafarashi araje, abona mugezeho. Baramubwira ngo umwami aravuze ngo ngwino, umwami aravuze ngo aragushaka, umwami aragukeneye. Kandi urumva ntabwo bari bumujyane n'ibikabutura, ntabwo bari bumujyane ukwasa, ntabwo bari bumujyane uko ameze. Barabanza bamuhindurire, nimba ari imyambaro bamwambika imyambaro myiza, bamujyane muri saro, bamutere ibihumura neza, kuko ni umwami wo mu ijuru. Umwami iyo yavuze byose biraba. Arangije uwo munsi yabonye abantu bamushagara. Ubundi ntabwo yajyaga abona bamushagara, yajyaga abona abantu bajya guha, abantu bakamusiga. Ariko uwo munsi arangije abona abantu bamushagara, abona abantu bamugendaho. Uyu mugoroba Imana igutabare ku buryo n'abazabibona bazahimbaza Imana yo mu ijuru. Dukomere Imana yacu mu mashyi. Imana igutabare kugeza ubwo n'abazabibona bazahimbaza Imana yo mu ijuru. Baraza baramutwara. Igihe cy'Imana cyageze, Imana iguhereza abadoneri, iguhereza abantu bagushagara. Igihe cy'Imana kimara kuza, bakajya bamugendaho buhoro buhoro, buhoro buhoro, uko atera intambwe nawe batera intambwe, uko atera intambwe. Ndagira ngo nkubwire ngaho Imana igiye kugukura ntabwo uzasubirayo. Aho Imana igiye kugukura ntabwo uzasubirayo. Imana niguhanagura amarira ntabwo uzongera kuyarira, kuko ari Imana yaguhanaguye. Imana nigutabara ntabwo uzongera gusubira. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Nuntabara uzantabara untabaye,
ntuntabare uzantabare untabaye ntuzansubize mu mibabaro yanjye ntuzansubize mu mibabaro yanjye ntuntabare ntabare untabaye ntuntabare untabaye ntuzansubize mu mibabaro yanjye ntuzansubize uzaba ungiriye neza 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 amashyi uzaba ungiriye neza 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 amashyi uzaba ungiriye neza uzaba ungiriye neza ingoma uzaba ungiriye neza uzaba ungiriye neza uzaba ungiriye neza Yerasi Imana icyubahiro aho Imana igiye kugukura ntabwo uzasubirayo umuntu yagukurayo akwemera ibyo azakora yakugeza imbere ntabikore ukongera ugasubirayo umuntu yakuzamura yakugeza hejuru akakurekuza ukikubita hasi ariko Imana igiye kugukurayo mubwire ngo ntabwo nzasubirayo mubwire ngo ntabwo nzasubirayo munyeganyeze cyane ubwo ari Imana inkuyeyo ubwo ari Imana inkuyeyo ubwo ari Imana inkuyeyo ntawe uzansubizayo ubwo ari Imana inkuyeyo imbaraga zayo ubwo ari Imana inkuyeyo inkuje imbaraga za ubwo ari Imana ibikoze ntabwo nzasubirayo abarokora tutere haleluya ntabwo uzasubirayo arangije araza akimara kuhagera umwami aramubwira ngo wowe tuzajya turira ku meza amwe iteka ryose tuzajya turira ku meza amwe aramubwira ngo igihe wababariye kirahagije igihe wagendeye kirahagije igihe waririye kirahagije aramubwira ngo tuzajya dusangirira ku meza amwe iteka yo aramubwira ngo kandi Siba mwene shobuja yari afite abahungu 15 n'abagaragu 20 arangira amubwira ngo abo ngabo bazajya baguhingira kugira ngo nibamara kuguhingira kugira ngo n'abazagukomokaho bose y'Imana igutabaye itabara n'igisekuru cyose muhereza Imana icyubahiro Haleluya muri iri teraniro ibyo wari waranyazwe Imana irabikugaruriye ibyo wari waranyazwe Imana ibikuye mu maboko y'abari barabifashe abari barafashe ubuzima bwawe abadayimoni bari barafashe ubuzima bwawe baguteza indwara z'amoko yose Imana iravuze ngo nibarekuze ucura amagara mazima nibarekuze ibyafashe umugabo wawe ibyafashe abana bawe ibyafashe famille yawe vuga ngo nibabirekuze umuntu watera haleluya bakabirekuza nayitere cyane samura haleluya babirekuze igihe babishakiyemo babibyariramo ubuzima tubayemo ntabwo ari bwo buzima gakwiye kubayemo hari ababigiyemo
ariko uyu mugoroba ndumva Imana imbwira ngo umuntu wicaye mu byaha, nubwo yaba yarabibyariyemo, nubwo yaba yarabyuzukurijemo, Imana irabigusubiza. Imana iramuhagurutsamo, iramuhagurutsa mu byawe, iramuhagurutsa mu kazi kawe, iramuhagurutsamo, urabyakira. Turazi Imana icyubahiro. Imana imuhagurutsemo. Haleluya. Turazi Imana icyubahiro. Haleluya. Kandi haleluya. Angije avuga ngo ndagusubiza ibyari ibya sogokuru byose n'ibyari ibya papa wawe byose. Uyu mugoroba Imana ikugarurira ibyawe byose, nta kivugira wari ufite, ariko ijuru rigiye kukuvuganira. Amen. Ubundi Bibiliya iravuga ngo umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza umuntu abihabwa, ariko amaso n'amatungo umuntu abihabwa. Nimba uzi ko nta gakondo wakuye ahantu wavutse, iyo ni karande, ariko Imana igiye kuguha gakondo muri iri teraniro. Ukaba uzi yuko ntacyo wakuye muri famiye yawe, Imana igiye kukwiyerekezaho. Yaravuze ngo muri abana banjye. Ubwo uri umwana w'Imana, Imana igiye kuguha umugabane wayo mu izina rya Yesu. Turazi Imana icyubahiro. Imana iguha umugabane. Hari ibyo dusaba benshi barabirazwe n'ababyeyi, wowe kuba utarabirazwe rero, ikintu gisigaye ukaba uri umwana w'Imana, Imana igiye kukuraga 8 mu izina rya Yesu. Angije amubwira ngo ndagusubiza ibyari bya sogokuru wa. Hari ibintu mwagiye munyagwa mutazi, wakabaye kuba warize nk'abandi, ariko wanyazwe kwiga. Ntabwo wigeze wiga, wari ufite ubwenge bwo kuba wakwiga, ariko kubera ubuzima waranyazwe. Wakabaye kuba warasomye, wakabaye waragize urushako rwiza, ariko byaranze. Satani aragenda arakunyaga. Nta kutagiraga, ariko biranga. Wakuraga ijoro n'amanywa, ariko biranga. Satani arakunyaga. Harimo n'abantu Satani yanyaze ubuzima, akabaza imiti y'amoko yose kandi atarize igiforomo, atarize iby'ubuganga, ariko ukamubaza imiti y'amoko yose ukumva arayizi. Waranyazwe, wanyazwe amahoro, wanyazwe ibitutsi. Bamwe bararyama ntibasinzira, ariko uyu mugoroba ibyo wanyazwe uzi n'ibyo wanyazwe utazi, Imana igiye kubikugarurira. Igerekeho n'indishyi z'akababaro, igerekeho n'indishyi z'akababaro. Komera Imana yacu mu mashyi nimba ubyakira. Komera Imana yacu mu mashyi. Imana ikugarurire ibyo wanyazwe, Imana ikugarurire ibyo wanyazwe, Imana ibigarure mu izina. Arabimugarurira. Bari barabihishe ku ruhande. Uyu Siba yarariho arabihisha, undi yaragiye kumuhisha iyo ngiyo. Hari ibintu byakabaye bigutunze bikubeshejeho, ariko abadayimoni barabinyaze, baragenda babishyira kure. Ariko uyu mugoroba ndimo numva Imana imbwira ngo ibyo Satani yatwikiriye, Imana igiye kubitwikurura. Imana igiye kubitwikurura, ubyemere. Imana igiye kubitwikurura mu izina. Hari igihe Satani akunyaga ubwenge bw'aba, ukajya ubajyana mu bigo byiza bakabigisha, ariko ugasanga
amanota ntayo babona, ntayo babona. Hari n'abiga akanya gatoya ukagira ngo ni ikirusu babihanaguye, ni ukunyagwa. Bibiliya ivuga muri Zaburi 12 ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahaguruka ndashyira mu mahoro uwo bacuriraga ingo. Abantu banze guhaguruka, ariko Imana igiye guhaguruka ikora ibyo yagambiriye gukora. Tuyikomere mu mashyi Imana yacu igiye guhaguruka mu izina. Tuyikomere mu mashyi Imana igiye guhaguruka mu izina ryande, mu izina ryande, mu izina ryande, mu izina rya Yesu. Hari ibintu Imana yavuganye nawe muri uyu mwaka, iyi minsi isigaye Imana ifite ubushobozi bwo kubikora. Imana ifite ubushobozi. Haleluya. Arangije arabimusubiza byose, arabimusubiza byose. Ntabwo yari abizi iriya mitungo yose. Biravuga ngo nzaguha ubutunzi buri ahantu hahishwe. Hari ibintu bihishwa byawe wemerewe ariko utari uzi ko wemerewe, ariko niyo mpamvu turi kuganira ku ijambo rivuga ngo umwami agiye kukuvuganira. Kubera iki? Nta kivugira wari ufite, nta n'icyo wavugiraho, ariko iyera ikuvuganire, kubera yuko wowe uramutse wivuganiye wakwisebya, uramutse wivuganiye wakwisobanya, ariko Imana ikuvuganire. Imana ikuvuganire. Arangije amaze kubimusubiza, Mefibosheti ntabwo izina rye ryari rizwi, ryari ryaribagiranye. Niyo ukomeje gusoma usanga izina rye bararivuze rigeze hasi, kandi ari inkuru ye barimo baravuga. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nubwo wari umaze igihe utazwi, ariko ijuru nirikuvuganira uzamenyekana, uzamenyekana, uzakorera Imana, uzazamurira Imana icyubahiro. Dukomere Imana yacu mu mashyi. Imana izabamenyekanisha. Biravuga ngo abantu bubaha Imana, Imana izabaha amazina nk'amwe yo mu isi akomeye azwi. Arangije nubwo atari yarigeze avugwa, ariko mu gice cya kabiri izina rye riravugwa. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwaka ugiye kurangira, hari icyo Imana yakora ku izina ryawe. Hahandi unyura bavuga ngo Imana yawe iba hehe, Imana yawe ikagaragara, Imana yawe ikagaragara, igahabwa icyubahiro. Arangije aramubwira ngo byose ndabigusubije, wowe uzajya turira ku meza. Icyambere, umuntu wageze ibwami ntagasubira muri rubanda ruciriritse. Iyo wamaze kugera ibwami, iyo wamaze kugera ibwami, hari izina riba ryahindutse. Icya kabiri, iyo wamaze kugera ibwami ntabwo usaba inzira. Ntabwo usaba iki? Ntabwo usaba inzira. Hari abantu bashinzwe kumva yuko uri bunyura aho ngaho, ahubwo bakagushakira inzira. Muri uyu mugoroba Imana kugutabara kwawe, aho uzajya unyura hari ibizajya byibwiriza bikava mu nzira, impanuka zikava mu nzira, abadayimoni bakava mu nzira, amahembe akava mu nzira, ibyo bagutese Imana ikabyigizayo. Mugira gucyo muvuga Imana ikabyigizayo, Imana ikabyigizayo, Imana ikabyigizayo, Imana ikabyigizayo, kubera yuko ijuru ryakuvuzeho, kubera yuko ijuru ryakugambiriyeho. Abari hano bazamure haleluya. Yasaba inzira.
hari ibigiye kwibwiriza bikaguha inzira, bikaguha iki? Hari ibyo mwarebaga imbere yanyu mukabireba mukabona ni Yeriko ibasumba, mukabona nta nzira ihari. Ariko iyo Yeriko warebaga imbere yawe, kubera yuko umwami yakuvuganiye, iyo Yeriko igiye kwibwiriza iguha inzira, igiye kwibwiriza iguha inzira, utambuke mu izina. Iyo Yeriko iragusumba, ariko ntabwo isumba Imana. Hari igihe umuntu agira ikibazo kikamurusha imbaraga, kikamurusha ubushobozi, kikamurusha amaboko, ariko kikaba kitayarusha amaboko Imana, kikaba kitayarusha amaboko Imana. Iyo umwami yamaze kukuvuganira, ntabwo wongera gusaba inzira, ahubwo hari ibyibwiriza, hari ibyibwiriza bikaguha inzira, bikagenda biguha inzira, biguha inzira, biguha inzira, biguha inzira, biguha inzira, biguha inzira. Kubera iki? Kubera ijuru ryakuvuganiye. Uyu mugoroba umwami wacu Yesu Kristo agiye kukuvuganira. Hari aho wakomanze ntibakingura, ariko we nakuvuganira, aravuga rimwe byose birabaho. Aravuga rimwe umuryango wari warakinzwe urakinguka. Navuga rimwe aya madeni arishurwa. Navuga rimwe urabona amahoro. Navuga rimwe urabona ibitotsi. Agiye kuvuga gusa, agiye kuvuga gusa. Haleluya, haleluya. Arangije amubwira tuyadusangirira ku meza. Iyo wageze ibwami, nta muntu wageze ibwami ukomeza kuba umukene, kuko ahabwa abagaragu, ahabwa abagaragu, ahabwa abaja, ahabwa abantu bazajya bamukorera. Mu Mubwiriza 2:26 haravuga ngo abantu bubaha Imana, abantu bubaha Imana, abandi batubaha Imana ngo izabaha ubukire, ngo ariko baburundanye babushyira abantu bubaha Imana. Niwubaha Imana uri umwana w'ibwami, umwami azajya kuvuganira. Aho utabonaga inzira, wowe azajya ayigushakira. Haleluya, duhereze Imana icyubahiro.